Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru mabi cyane, amakuru atugezeho nonaha y'impanuka iteye ubwoba ibereye mu karere ka Rubavu. Benshi bayibonye bagize ubwoba n'iyo mpanuka ibereye mu karere ka Rubavu. Mbese iyi mpanuka ikangaranyije abatuye i Rubavu yaba yatewe n'iki? Mbese yaba yahitanye bande cyangwa yangije ibiki? Kuri ubu polisi y'u Rwanda, abaturage baba bamaze gutangaza iki nyuma yo kubona iyo mpanuka mbi cyane iteye ubwoba ibereye mu karere ka Rubavu? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'iyi mpanuka mbi cyane yibereye i Rubavu. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni impanuka mbi cyane, ni impanuka ibereye i Rubavu. Benshi mu bahatuye yabateye ubwoba bitewe n'iyo mpanuka imaze kubera muri kano karere. Ni impanuka kandi ikozwe n'imodoka yari itwaye ibinyobwa bisembuye by'uruganda rwa Bralirwa, yakoreye impanuka hafi y'ivuriro mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu. Amakaziye n'amacupa byibaranga mu muhanda, abari bari hafi aho bashaka kuziraramo ngo bazinywe, ariko polisi irabakomakoma. Iyi mpanuka iteye ubwoba ikomeje guhahamura abagiye batandukanye, haba abayumvise ndetse n'abayibonye. Yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024 ahagana saa 2 za mu gitondo zo kuri iyi tariki. Iyi mpanuka kandi yabereye mu rugabano rw'umudugudu wa Rugerero mu kagari ka Gikombe ndetse n'umudugudu wa Bweza mu kagari ka Bisizi muri uyu murenge wa Nyakiriba. Uwari ahabereye impanuka ubwo yabaga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024 yabwiye itangazamakuru ko umuryango w'inyuma w'iyi modoka itwara ibinyobwa bya Bralirwa wafungutse, ubundi amakaziye n'amacupa bigahita byibarangura mu muhanda. Uyu kandi watanze amakuru ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yakomeje avuga ko iyi modoka yerekezaga mu mujyi wa Kigali, aho yari ipakiye inzoga ziganjemo izo mu bwoko bwa Mitsingi, ikaza gukora impanuka igeze munsi y'ivuriro rya Nyakiriba. Yavuze kandi ko polisi y'u Rwanda yihutiye kugera ahabereye impanuka ikabuza abaturage kwirara muri izi nzoga bashakaga kuzijyamo ngo bazinywe, ubundi zose bazimare, nibatanazimara bazirukankane bazijyana mu ngo zabo. Aka kazi kandi polisi yafashijwemo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwabujije abaturage bashakaga kujya muri ayo makaziye ngo banywe inzoga, izindi nazo bazitahane. Iyi mpanuka kandi iteye ubwoba, impanuka yaje guhamura abagiye batandukanye, ikaba yongeye kumvikana muri kano karere ka Rubavu. Gusa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hakunze kumvikana impanuka zigiye zitandukanye zagiye zihahamura abagiye batandukanye. Ni mu gihe kandi impanuka hirya no hino zikomeje kugenda zihitana bamwe ndetse abandi zikabasigira ubumuga bukomeye cyane, ndetse zikagenda zangiza byinshi bigiye bitandukanye.
Polisi y'u Rwanda ihora itangaza ko izi mpanuka zigiye zitandukanye zigenda zihitana ubuzima bwa benshi, ahanini zituruka ku makosa y'abatwaye ibinyabiziga cyangwa se kudasuzumisha ibinyabiziga, maze ugasanga kuba batazi uko ibinyabiziga byabo bihagaze rimwe na rimwe bikurura impanuka za hato na hato. Bishobora no gutuma ibinyabiziga byabo byakwangirika cyangwa se nabo ubwabo bakaba bahaburira ubuzima, kandi Polisi y'u Rwanda ihora ikangurira abatwaye ibinyabiziga ko atari bo baba bari mu muhanda bonyine, ko umuhanda uba urimo kugendamo n'abantu benshi kandi bagiye batandukanye, ndetse kandi ihora ikangurira abatwaye ibinyabiziga tunywerensi cyangwa gutwara utanyoye agasembuye. Iyi ni KN Radio, ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'impanuka ibereye i Rubavu, aho imodoka yari yuzuye inzoga yakoze impanuka ubwo yari irimo kwerekeza mu mujyi wa Kigali. Ibyari biyirimo byose birangirika ku buryo bukomeye cyane. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yahatangirwa y'ibitekerezo, uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi, mu gihe umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.